muri cya gihe cyose udashobora gufata umwanzuro wumve yuko ibi bitugu byakikira imvune yawe, aya maso yawe agashindwa gufokasinga buri kimwe cyose wifuza. Ariko se reka nkubaze, wowe aya maso uracyayakoresha mu kureba abakobwa beza, abagore beza, irari mbese ryarakurenze? Uyu mutwe wakabaye utekereza iterambere ryawe, wibereye mu gutekereza ngo ejo nzasambana n'uwo mukobwa mwiza. Dear friend, ese uracyari muzima? Where is your mind? Umunwa wakabaye ukoresha amagambo yubaka, akora byiza, uri kuwukoresha ujya gusebya bagenzi bawe bataba mu rwobo, arangiza mukita abantu ngo muri innocent, mukirirwa murira musuka amarira ngo mwabuze ababafasha. Ese ninde uzagufasha wowe utifashisha? Buri mwanzuro ufata wigira utari ushaka guhemukira bagenzi wawe. Nakubwiye ko ariyo step ya nyuma y'ubuzima uri gutera, ahandi uzagera ukishinja ibyaha by'ubuzima bwawe bwose nta na kimwe usize. Ahandi uzajya wicara ukumva yuko ubabajwe n'iterambere ry'abandi wishe udafite icyo wabikoraho. Cyajya uzicara ukajya wibaza ngo mana wasubije ibi inyuma, nkakosora amakosa yose nakoze, ariko nyamara icyo gihe uragifite, nagushaka kugikoresha kubera iki? Wigize umuntu w'inzirakarengane. Ariko nyamara inzirakarengane urabizi, wirirwa uzihemukira buri munsi, wirirwa ushaka yuko zipfa kandi zakabaye zigera hejuru. Abakoze uri gushaka kubanyaga ukoresheje imbaraga ufite, ukoresheje icyo uri cyo. Hano hanze hari benshi Imana yatije amahirwe, murakura mujya juru, mugera kuri byinshi bitangaje ndetse abantu bose bifuza. Ariko se mubikoresha muri gushaka kubikoresha mwigira abantu ba danje, muri ba big, murashaka guhirika bagenzi banyu. Niba umuntu ababwiye ngo mumufashe, muri gushaka kumwereka yuko kugira ngo mutange ubufasha biri kumusaba ubuzima bwe kwirya kima. Ariko nawe nyamara dusubije ibi inyuma, ndashaka kukwibutsa yuko kugira ngo biriya bintu bibone, ni Imana yagukoreyemo ikaguhereza chance, kuko ntabwo wize amashuri arenze y'abandi bose bize muri iki gihugu. Nta nubwo ufite ubushobozi burenze ubw'abandi bagize. Ntacyo uri cyo, ntabwo uremanywa amabuye, ntabwo uremanywa ibyuma, uremetse kimuntu nk'uko Imana yaturemye twese. Ariko se we kubw'amahirwe yawe wageze kure, ariko se uri kubikoresha gute? Wihenura kuri bagenzi bawe. Ariko nyamara ndashaka kwibutsa yuko isi irazenguruka. Uyu munsi uri gukora wigize kagarara, ejo bizaguhinduka ubura aho wihisha. Bano uri kwiryaho nabo umunsi umwe bazakora bagere hejuru. Wifuza ubufasha, umwana wawe abasabe, buri umwe wese ukomoka muri famiye yawe abasabe. Warabuze ikintu na kimwe cyiza wakora cyatuma niyumvamo nk'uzagufasha, ariko abantu mubera babi, wowe utegereje ubufasha utatanze. Kubera iki abantu imitima yanyu iri gushaka kwakira ibyo itatanze? Uri gushaka kwakira urukundo, nyamara nta nubwo uzi icyo urukundo rusobanuye. Uri gushaka kwakira amahoro, ariko wirirwa uyabuza bagenzi bawe. Uri gushaka kwakira just kwakira inda mbi gusa, nyamara yaba wigaga neza. Umuhanga yaravuze ngo kwiyoroshya kwiza ni uguca bugufi mu maso y'aba bandi bagukomera, kugira ngo uzamenye weakness zabo, umenye aho utangirira. Ariko se mwebwe mwirwa mwigiza abadani. Umuntu arabona ibihumbi ijana yakoreraga 50, akumva yuko wa mugenzi we bavuganaga byarangiye. Umuntu arajya mu nzu y'ibihumbi 200, yabaga mu nzu y'ibihumbi 100, akumva yuko babandi baba mu nzu z'ibihumbi 100 batazongera kuvuga. Kimwe cyo nakubwira nuko iyi si ugomba kuyikandagira uyitoneka, kubera yuko umunsi nayo yakwituye ibibazo wirirwa uyiteza izakuba kabiri, nurangiza ubyitirira isi uvuge ngo ni ingoma. Nyamara ndashaka kwibutsa yuko ni wowe wa mbere wafashe iya mbere mu kugira ngo ukore amanyanga azakugwisha mu manga, hanyuma ukabura icyo ukora, ugasigara urira amarira y'abantu batazigera baguhoza. Ikintu cyonyine kinangaza kuri mwebwe, sinjya mbamenyera. Iyo ibibazo bimaze kubarenga, mutangira kwirukanyira Imana, mukayisaba imbabazi iti Imana dufashe, twarakosheje, utubabariye ugasubiza ibi inyuma, twakikosora. Ariko nyamara imitwe yanyu yagiye ibona amahirwe menshi yo kugira ngo ubikore hakiri kare, ndetse n'uyu munsi uracyayafite. Ariko ntabwo ushaka kubikora kubera yuko uri selfish cyane, urikunda. Ariko mu kwikunda kwawe ubikoresha nabi. Ese niba Imana iguhereje ikiganza, kubera iki wowe utahindukira ngo nawe uhereze ikiganza mugenzi wabo? Bamwe muri mwebwe njya mbona mu mitima yanyu harimo n'ijambo rigira riti yaba ari njye njyenyine utuye ku isi. Ariko ibyo ntabwo byakunda, kubera yuko Imana yaturemye, yarizi iki turemeye, yarizi iki ishaka ko tuzabacyo. Ariko ikibazo cyanyu nk'abantu, muri gushaka kugira ngo ibyo ngibyo Imana yaturemeye, umwe muri twebwe ari gushaka kugira ngo abitunge wenyine. Ariko ntabwo bizakunda, kubera yuko twese dufite hano, kandi umunsi umwe uzasigara
uri kwicuza utakabaye wicuza. My dear friend, ufite kubigenza gutya, sangira n'abagenzi bawe duke ufite kandi usangire nabo nta nugondwa, nta bitugu bicitse, nta kintu na kimwe wibaza mu mutima we kitari cyiza, kubera yuko narakubwiye ngo bino uri gukora bikeya ufasha mugenzi wawe, uno mwanzuro uri gufasha uhereza mugenzi wawe duke ufite, nakubwije ukuri nkubwira yuko mu myaka 10 cyangwa 5 umunsi umwe uzakira ingororano, kandi iyo ngororano uzayishimira, kubera yuko muri cyagihe uzaba ugendera ku gakoni wa mwana wafashije azahindukira azavuga ati dore wa mubyeyi wamfashije, wa mubyeyi wambitse ku muhanda, wa muntu wafashije niwe uzahindukira akagufata mu bitugu akagupushinga akakubwira ati nanjye bya bindi wankoreye ari icyo byamfashije. Dukeya twiza utanganye umutima ukunze ruta byinshi by'abakire babanje kukuvugiraho amagambo menshi. This Derrick again, mugire umunsi mwiza mwari kumwe na